Yareka nkwakira ndetse nanaguhereza ikaze kuri YouTube channel ngushimire wowe umaze gukanda subscribe nawe utarakanda subscribe nkubwire nti you are most welcome kuri YouTube channel nkubwire nti reba munsi ku ijambo ryanditseho subscribe uri kande tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi tugiye kunyura mu nyandiko ya NESA igaragaza uburyo bw'imibarize si mu kizamini cya leta gusa ahubwo ni uburyo bukwiye kujya bukoreshwa n'abarimu bose mu burezi mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Ibi ngibi rero byakozwe mu gihe hari abantu batabasha kubikurikiza cyangwa se bagakoresha uburyo bwabo bw'imibarize kandi mu by'ukuri ubwo buryo atari bwo buzakoreshwa mu kizamini cya leta. NESA icyo yifuza aka kanya ni uko umuntu uwo ari we wese ufite aho ahuriye n'uburezi cyangwa se umwarimu utegura umunyeshuri w'umunyarwanda akwiye kujya akoresha ubu buryo mu gihe ategura umunyeshuri cyangwa se abaza abanyeshuri yigishije. Nibyo tugiye kunyuramo akantu ku kandi. Ndagusaba gukurikirana iyi video waba uri umwarimu, waba uri umunyeshuri, waba uri umubyeyi cyangwa se ufite aho uhuriye n'uburezi. Ni ukuvuga ngo NESA imibarize ifite cyangwa uburyo bwo gutesitingamo ubumenyi bw'abanyeshuri ibushyira mu bice bibiri. Ibyo bice bibiri, icya mbere ni icyo twita subjective or essay items. Ahangaha ni bwa buryo bubazwa ukoresheje ibibazo umunyeshuri ashobora gusubiza yandika cyangwa se asobanura. Ubwo buryo nabwo bwa mbere burimo ubundi buryo bugera kuri bune tuza kureba. Ubundi buryo bwa kabiri ari nabwo bufite uruhare runini mu kizamini cya leta nicyo twita objective items. Ahangaha uhereza umunyeshuri ikibazo gifite igisubizo kimwe cya nyacyo. Kuri iyi ngingo niyo turi buze kwibandaho cyane mbere y'uko tujya ku cyo twita subjective cyangwa essay items. Ahangaha iyo bavuze objective question aho baza umunyeshuri ugategura ikibazo ku buryo igisubizo kiri buze kuba kimwe, hari abantu biyumvisha ko ibishoboka ari multiple choice questions only. Niyo mpamvu rero Samjo Official twahisemo kugukorera iki kiganiro. Nimba uri umwarimu, nimba ufite aho uhuriye no kurera, umenye uburyo bukwiye bugezweho bukwiye gukoresha mu kubaza abana ndetse ubwo buryo akaba ari nabwo buzajya bukoresha mu kizamini cya leta. Muri ubu buryo bwombi nakubwiye objective items, subjective. Objective items muzi ko ikizamini cya leta kiba gihagaze amanota 100. Objective items igomba kuba ifite uruhare rwa 70%. Mbese objective items ngira ngo ariyo twibandaho neza kuko urumva ko ariyo ifitemo uruhare runini. Umunyeshuri wateguye neza muri objective items uyumva uzi icyo agiye gukora, ntabwo yaba yabonye 70 ngo 30 ayaburemo amanota amubasha gufasha kuba yapasinga nk'umunyeshuri mwiza. Muri objective items rero harimo uduce tugera naho kuri 6. Icya mbere n'andi nabugeni umuntu yumva objective items akumva ko ikibazo gifite igisubizo kimwe ari multiple choice yonyine. Mwahangaha turasangamo utundi tuntu 6 ariko tugiye kureba. Akambere ni multiple choice questions, hamwe ubaza umunyeshuri ukamutegurira ikibazo ariko ukamuhereza n'ibyo agomba guhitamo. Mbibutse kuri iyi ngingo ya multiple choice questions, ibyo umunyeshuri ahitamo bigomba kuba ari ibisubizo 4 akaza guhitamo kimwe cya nyacyo. Ikindi ukagerageza ku buryo ibyo umunyeshuri ahitamo cyangwa uko ikibazo giteguye hatarimo uburyo bumufavoriza cyangwa se bwo kumukopeza ku buryo ashobora kuba yabireba agahita abona igisubizo. Ikindi ni true na false, ako ni aka kabiri. Ushobora kumuhereza bya bisubizo ahitamo true kavuga ati iyi statement niyo cyangwa siyo. Akandi ni matching question, kumuhereza ikibazo cyo guhuza. Kuri matching question umwarimu aba agomba kumakinga sure neza ko umwana nimba wamubajije muri column ya mbere harimo
amagambo atandatu uba ugomba kumekinga sure ko n'ibyo ahuza nabyo ari bitandatu utazanye mu ibyo gukonfuzinga umwana ku mategeko ya NESA. Ikindi ni compression, hano ni filling in the blanks, hamwe uhereza umwana ukagenda ukamutegura ikibazo ariko we ari buze kuzuzamo amagambo abura. Ahangaha naho ni ukwitonda kuko umwana utegura uba ugomba kumuhereza yuzuze ariko nabwo wamuhaye ibyo aza kuzuzamo ibyo ari buhitemo, ukamuhereza ukamubwira uti uracuzinga mw'aya magambo ukure mu iryo uri bwuzurishe muri empty blanks. Nizere ko turi kujyana. Akandi kantu gatoya ni ranking cyangwa ordering question, aho umwana ashobora gutondekanya ukamuha nk'ama steps aba muri process runaka akayatondekanya, yamara kuyatondekanya uhereye kuyo ushaka, ashobora kuba in increasing order cyangwa decreasing order, ariko urabyumva ni ugutondekanya. Ibi byose biri muri objective question. Ikindi ni short answer questions, hamwe bashobora gusubiza agasubizo gato cyane kagufi. Iki gice rero cya objective items kizajya kiharira 70%. That's why you have to take care of it, ukacyitaho mu gihe utegura umwana. Ikindi gice twavuze gifite 30 ni muri subjective items, hahandi noneho hazamo open ended questions, hamwe nabyo turasangamo ibice bigera kuri 4. Hari icyo twita short answer essay questions, hamwe ushobora kubwira umwana uti define this term agasubiza igisubizo kigufi. Hari extended response essay, hamwe ushobora guhereza umwana ati discuss the effect of first world war agasubiza. Hari problem solving ndetse hakazana performance test items, hamwe ushobora guhereza umwana project like project based question akaba yayikora. Ibi ngibi rero nibyo NESA yifuza ko umuntu wese uri kurera cyangwa se wigisha muri iki gihugu cy'u Rwanda yajya akoresha mu gihe abaza umwana guhera mu wa mbere kugera mu mwaka wa nyuma, nk'umutegura kuba umukandida mwiza cyangwa se umwana utsinda akabona amanota meza nk'uko ayifuza. So ngira ngo ni ibintu bamwe batarumva ariko mukwiye kumva mukanabishyira mu bikorwa. Niyo mpamvu twahisemo kubakorera iki kiganiro tubamenyesha ko ari iby'ingenzi. Iyi ni inyandiko ya NESA ibisobanura. Wifuza ko twari tukugezaho wakwandikira muri comment, tukaba twanayibahereza tukabashyira muri groupe yacu tukayibasharinga kugira ngo